wowe wirirwa usambanya abana b'abahungu uri ikigabo, wowe wirirwa usambanya abana b'abakobwa uri umugore, warangiza ngo wowe ngo ni wowe nguvuga abandi. Ese bararongoye urababara cyangwa bararongorana uraryoherwa ku buryo wumva hari akantu wumva kakuriyemo ushaka kugira ngo nawe uze kugutaho y'imihanda? Ikintu mugomba kwitaho hano, abantu barongorana uko bashaka n'uburenganzira bwabo. Ntago hano nje gupromotinga ukuntu abantu baryamana. Nuryamana n'umukobwa mugenzi wawe birakureba, nuryamana n'umuhungu nuryamana n'umuhungu uri umukobwa ibyo birakureba. Ikosa nakumva keretse uryabanye n'inyamaswa cyangwa itungo, nibyo bitemewe mu mategeko. Abantu ngo baranyanga ngo ibiki n'ibiki. Wapfuye iki n'umuhanzi witwa wundi ngo ni Kivumbu mutukira mu kiganiro cyawe ngo angurumo? Si wowe ngira ngo si wowe nguhe nguri kurunywa ukarunywera n'abadahari, bagupima mu gitondo yago nibatagusanga muri umugi banyambika amapingu. Bagupime mu gitondo burake urago dufata no oya ko nawe uravuga amasaha abiri. Ngiye natunguwe no kubona hari umuntu wagiye kuvuga ko ngo namuvuze ntarigeze mvuga n'izina rye. Aba DJ bafite ama foundation ni benshi, na DJ Sonia ngira ngo afite foundation, ndumva afite foundation kabisa. Ahubwo ngira ngo sinzi abo ngabo ni ndababwiye ko ari bo twavuze. Umva ngewe Imana ishimwe ko yagwaje hano, ubwo ni ukuvuga ngo byose n'ubundi ubwo biravanga binakemutse. Ibiki biva bikemutse? Uri kubwira ndize nyine ni ibiki uvuze biri bukemuka? Ntabwo ngiye ikibazo cyanjye nawe reka cyakemuka gutya. Tuvuga ngeje ukubwira ibya organization, ubajije ibyawe reka nanjye rero nsubiza ibyanjye. So ngewe impamvu navuze ko ari ngewe none se ko munyakiriye ariko mwagiye mureka kwishushanya mwana. Kuki no hoya none nawe idekarire erega mwana saraye. Ntago turusangira bro, mbabarira. Umva Godfather. Yes sir. Ngewe nakoze space nta muntu nigize mvuga. Abantu bari hano ni abasirimu bose na 2000 n'abantu 264. Nta muntu nigize mentioning izina, kandi hari abadije bafite amafondasiyo atandukanye. Uwo muntu wiyumvise akaza gukora space, ubwo nyine niba ari we wiyumvise ubwo abahari barabyumva, n'ibyo yasobanuye babyumvise. Erega ukuri gushirira mu magambo nyine y'umuntu avuze. Murumva namwe muri bakuru murumva umuntu niba umuntu ashaka gukora space akaza akavuga nta n'umuntu numwe mentioninze, hagahita haza abantu babiri bagakora ama space bakavuga batereka uyu muntu twerure tuvuga izina rye, tuvuga ibyo akora, tuvuga ibyo yakoreye abantu, tuvuga ibyo yadukoreye. Wowe nta hantu hamwe ugize mentioning izina ryabo, ibyo hari icyo bisobanuye. Uwo nguwo urimo kuvuga ko ngo nubahutse NGO ye ni byinshi azi amatransaction ndayafite hano muri telefone yanjye. Nawe ni byinshi uzi urumva. So Godfather. Yes sir. Nakomeza nkavuga cyangwa Brenda nani DJ Bria ihangane gato yago nawe uraza gufata umwanya, ijambo rifite yago twari tumutegereje, nawe ndaza guha umwanya uvuge. Umwanya wawe warungashije nagombaga kuvuga. Ngaho muting ngaho muting gato yago avuge, then you gonna take your time nawe avuga. Twagiye yago. Ese abantu komba numva nta nindero bafite nk'ibi bitutse barimo gutuka hano mu bantu barenga 1000 bingahe kweli. Reka nikomereze Godfather. Yego. Urumva? So naje nkora space, nta muntu nigize mvuga izina rye. Abantu bari hano 2000 barabizi, nta muntu nigize mvuga izina rye. Ariko umwe yavuyeyo avuga ko ari we twavuze. Mukuza muri space yitwaje undi muntu. Uwo muntu murabizi ko nta nkuru nziza nimwe igi muturuka yivuga ku bijyanye n'ibyo nkora. Baje ari babiri bitwaje nyine kuza kubeshya abantu hano kuri Twitter, bakababwira ngo dere yago ni uyu muntu ni umugome bigeza yakoze ibi, NGO yacu yayikubise hasi. Hanyuma ngiye ikintu navuga kuri ibyo bintu byose kubyo bavuze ntanazi, ndumva ibyo byose mu mazu mwanya munini hano. Abanyarwanda n'abanyabwenge bazi barumva. Abanyarwanda barumva. Aba bantu bose bari hano 2291 uburyo umuntu asobanura ibyo avuga ku muntu cyangwa kuri mugenzi we by'ubwajyo bihita bikwereka uwo muntu wari we kuri uwo muntu. So ngewe ikintu ndimo kureba hano kano kanya, abanyarwanda nibafungura amaso bareba. Umuntu arajya kuri channel kubera ko ashaka views akavuga ati
reka nkoreshe izina rya Yago, biraza gukunda. Umuntu akava from nowhere akaza akicara, yarangiza akavuga ngo Yago ngo ibimogi biramwishe. Uwo muntu amenya ko se, amenya gute ko turimo kunywa urumogi? Uwo muntu abimenya gute? Ikindi ngo twateye amada, ngo twihakana abana, ngo ibiki, ugasanga ibintu arimo kuzana nta kintu na kimwe gifite aho gishingiye n'ibyo we aregwa cyangwa ashinjwa, ahubwo akazana ibyacu akavuga ngo turi abantu babi dukora ibi n'ibi, nyamara ibyabo nabo bigiye hanze. Igihe kimwe nihagira abana b'abakobwa baza hano bakavuga uburyo hari abandi bakobwa bajya babasagarira mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina kandi nabo ari abakobwa ariko bakaba bashaka kuba abandi bantu, igihe nikigera hakaboneka urubyiruko ruza rukavuga ruti runaka uyu nguyu agaragara nk'umugabo ariko yirirwa ntereta, yirirwa nyandikira ama message, icyo gihe abanyarwanda noneho bazahumuka bamenye abantu turi kumwe nabo aba ari bo, abantu bashobora gufata umwanya wabo bakavuga bati twireme itsinda ryo gushyira umuntu hasi, umuntu ntabure kwihandagaza ngo azavuge ngo runaka yakoze ibi nta bimenyetso nta kimenyetso na kimwe afite, kugira ngo rero akwangisha abantu akitwaza umuntu akamubwira ati ngwino turagushyiramo makeya dukora ibi n'ibi. Iyo NGO ntayo narinzi, nta niyo nanavuze muri space twakoranye, nkeka ko we Godfather wa mbere ngira ngo umuhamya, ariko uyu munsi twabonye umuntu wavuze ko agomba guhangana na Yago, tubona n'umuherekeje. Abo bose mujye muhita mubabona. Rero naravuze ngo muzajya mubamenyera ku byo baza kubabwira, muzajya mubamenyera ku biganiro bakora, ntabwo bigiye kure, ntabwo bigiye kure. Iyi space y'ubwayo nzi neza ko mwasobanukiwe byinshi. Umuntu arifata akagushinza urumogi mutasangiye, umuntu arifata akagushinza inda atari we wayiteye, umuntu arifata akagushinja ibyo byose. Gahunda hari niyo kumfungisha, niyo kunshyira imageragere, gahunda hari niyo kunyicira igitaramo, gahunda hari niyo kumvuga ibyo bintu ngo bagore banyange cyangwa abanyarwanda banyange. Byatangiye kera, ariko kuri ino shuro ntago nagombaga guceceka. Naracecetse igihe kinini, bakajya banyataka nkaceceka, bakajya bagenda bakavuga ibyo bashaka nkaceceka, bakagira bati so icyo kintu warumbaje rero cya NGO, ngewe nta hantu nigize mvuga umuntu, ahubwo natungwe no kubona umuntu nyine yahagurutse ahagurukana n'itsinda rye ngo bagiye kuvuga ibibi bya Yago. Rero Godfather sinzi niba unyumva, nge nicyo naba mbivuzeho, ntabwo kabisa mu yandi magambo ntabwo NGO wavuze cyangwa umuntu mu DJ wavugaga ntabwo ari DJ Brian. Of course nta hantu nigize mvuga ko izina DJ Brian, ahubwo mwamumbarije ngo kuki wumvise ko ari wowe Yago yavuze. Okay, DJ Brian yatanze impamvu zigaragaza ko ari we wavugaga, bitewe n'uko ko ari uwo muntu mwakoranye ibiganiro, ari we muntu mwakoranye ibiganiro akaza kuri YouTube channel yawe. Nuko DJ Brian ati no, ninjye muntu akoranye na Yago, abantu bose barimo kumpamagara, nukuvuga ngo ninjye nakoranye na ibiganiro, ninjye muntu Yago yafashije, ninjye muntu ingero zose yatanze, nguyu arahari ndamuha ijambo yivugire. Mu yandi magambo ibyo wakoresheje byose byaragiye n'umuntu wari wese n'impumyi yumva ko umuntu uri kuvuga ari DJ Brian. Hanyuma utaragera kure Godfather, yego, nkeka ko muri bino bihumbi 200 by'abantu bari hano harimo abanyamategeko. Mu by'ukuri baze kudufasha, wenda uze gushaka umuntu umwe wakira hano w'umunyamategeko atubwira ukuntu umuntu ashaka kuza agakora space akavuga ku muntu runaka, cyangwa se kuko ngewe natungwe no kumva barimo baramentioninga izina ryanjye rwose bivuye inyuma n'ibitutsi byinshi n'ibiki, ariko nge nta muntu nigize mentioninga mu izina. So uko kwibwira ibyo bintu mu mategeko bimeze gute? Batubwire niba umuntu ashobora wubwe kuva yakavuga ngo ninjye wavuzwe, agatanga n'ibimenyetso bye yishakiye, nyine bye bwite yishakiye, abari hano bahita babyumva. None se ubwo uwo muntu turamufata gute? Harya turamufata ko ari we wimvise mu bandi bose tubana muri showbiz, cyangwa mu ba DJ bose, cyangwa mu bantu bafite ama NGO, cyangwa mu bantu bareberera abana? Se hari abantu abajene benshi hano i Kigali se bafasha abana, Kate Bashabe ntafasha abana? Ubwo se kuki atiyumvise? Nuko se na mention inzu mu DJ Sonia afite foundation, no se nuko kuki atari we wavuyeyo hakaza uyu nguyu? Ngewe rwose numvaga nifuzaga kubanza kumva impamvu uyu muntu ari we watekereje ko ari we twavuze. Icyo kibazo rwose ndumva ashaka ko akinsubiza, ngewe nkumva impamvu yatanze. Murakoze. So agataha ni byiza ko muhari hano umuntu wita Emmy, ubwo ibyo ngibyo tuvuyeho, ariko ntekereza ko ingaruka byamugize cyangwa ibyo feedback yabonye, genda urebe
ahantu hose kuri platform zose abantu bose bahise bafata DJ Brian baraterura batereka hejuru. So mu by'ukuri nk'umuntu bahise bataka abantu bakatangira kumwataka bamubwira ati burya amafaranga tuguha ni wowe. So urukumva niba abantu aribo bahise bataka yagomba nawe kwidefanda akavuga ati no, niba afite kandi akavuga ko mufitanye ikibazo. DJ Brian akavuga ati ikibazo mfitanye na Yago kiva ku biganiro nanze kongera gukorana nawe kubera ikanzanamo NGO ninjye avuga. Yago twanze gukorana ibiganiro. Okay, tuve kuri icyo ngicyo tureke ibingibi bya NGO cyangwa n'uyu muntu wavuze. Hari ikindi kibazo waba ufitanye na DJ Brian mu kazi kanyu ka buri munsi, inshuti yawe magara? Mu buzima bwa ntago ari inshuti yanjye magara. Ninde wababeshye ngo inshuti yanjye magara? ubundi so ugira inshuti nizo wari ufite ari nimwe gisigaranye. Okay, nk'umuntu mwakoranaga ibiganiro kutagikorana ibiganiro na kuki nta biganiro gikorana na DJ Brian Yago? Ngo nta nshuti ngira. Yago kubera nta kiganiro gikorana na DJ Brian kandi mwarakoranaga ibiganiro ko buretse gato DJ nani Yago peruka hari ikiganiro cya mperuka kubona na DJ Brian mwaratubwiye mu kiganiro babiri ko next time muzaduha ikiganiro DJ Brian yambaye ikanzu. Icyo kiganiro cyaheze ko mugarutse muri kwesurana? Uwo muntu dutangira ibiganiro dutangira gukorana ibiganiro yansabaga ibiganiro ambwira ko ashaka gukora ibiganiro byo gukorera ubuvugizi abana. Nanjye ngamuha akaboko kuko hari n'amafaranga yanjye nashyize muri uko gufasha abana. Sinzi niba byemera cyangwa atabyemera. Bimwe mu byo ngira ngo yavuze ngo harimo ko twanajyanye ahantu ngo guhata ibirayi. Mwaranabiriye. Hanyuma icyo gihe ndabyibuka ko niba ntibeshye nshobora kuba ngira ngo naratanze 50,000 by'amanyarwanda. Transaction ndayafite hano muri telefone yanjye. Wenda hari n'abantu bashaka gutekereza ko amafaranga yatangwaga n'aba diaspora akaca mu cyitwa NGO nyine cy'uwo muntu bashaka kugira ngo wenda nanjye nayaryagaho cyane yabonagaho nta niripfumuye nabonaga niba hari abayatanze. Hanyuma nanjye nagendaga mu buryo bwo gushyigikira umuntu wanyitabaje akambwira ati ndashaka ko tujya gufasha bano bana kubera ko nanjye mfite urwo rukundo rwabo nafashaga nabo nkifasha n'uyu munsi nkamuherekeza. Rimwe na rimwe nkanashyiramo n'amafaranga yanjye bwite. Sinzi niba wenda ibyo yabibabwiye cyangwa atabibabwiye. So icyo gihe rero nk'uko yabinsabaga ni nk'uko yajyaga n'ahandi. So igihe cyarageze dupanga ibyo dupanga tugomba gukora. Abari nawe bimbwira nambwe ati tuzakora ikiganiro gutya na gutya. So icyo kiganiro uko twabipanze keri nyine script uko twabipanze ndabyuka ngira ngo yaragiye kujya Nigeria, yaragiye kujya Dubai. Hari n'ikiganiro twakoze tubivugaho. Hanyuma nyuma y'icyumweru agarutse ngira ngo avuye muri icyo gihugu mbona yikoreye ikiganiro none wakoresha na ya script twakoze. Ndavuga wow. Ndavuga rero uyu muntu ibyo byose ntago turi kumwe mu murongo umwe. Niba ashaka kunyitabaza ngo mutabare amafaranga nagiye mwohereza inshuro nyinshi amamagara ambwira ndumva ngiye kwiyahura, abana babuze icyo kurya, ndumva bikomeye. Yago nejo bundi ngira ngo hari ikiganiro mwabonye twakoreye iwe mu minsi yashize kimaze nk'amezi 2-3 gutyo. Avuga ko afite umwana w'uruhinja. Umwana yari yambuye nyina. Sinzi niba ibyo mwarabimenye yamwambuye nyina. Nkibaza umuntu yambura umwana nyina uruhinja rw'amezi 3. Nyuma nibwo naje kubirealize ngamenya ko n'ubundi ari deal zisanzwe zikorwa gutyo kwifatira umuntu akaba yavuga ati uyu muntu ndimo ndamufasha. Hanyuma akabwira abantu ati Yago ngwino wamaye ikiganiro ko mfite umwana hano wabuze nyina. Kandi nyuma naje kumenya ko nyina yararahubwo yari yamwambuye umwana. Ibyo byose sinzi niba byo yabibabwiye. So ngiye muha ikiganiro nk'uko natangaga akaboko ku bandi bantu batandukanye. Ikiganiro tumaze kugikora nyuma numva ari kuri space arimo aravuga ngo ari kumwe na timu y'abantu bagombaga ngo kunzimya. Ari kumwe na timu y'abantu bagombaga ngo kunshyira hasi mu bijyanye n'umuziki. Ngari muri timu y'abantu bagombaga kumvuga nabi. Mu by'ukuri ntago nzi ngo ibyo bita beef cyangwa ngo urwango ruri hagati yayo nawe ngo rwaturutse he. Nubwo wenda wengira ngo yaje akavuga ngo rwaturutse ngo mu biganiro. I don't think so. Ntabwo ari uko ngiye mbibona. Ahubwo ni igihe kiba kigeze umuntu atangiye ikintu gishya. Hari aho bamukundaga bari bamumenyereye. Habayeho timu zitangiye guhimba ibinyoma, zitangiye kuzana ibimenyetso bimwe na bimwe bigaragaza ko uwo muntu
ari mubi kuri ku gitsina gore, ari mubi kuri iki kintu runaka, nkuko birirwa bavuga ko ngo nizo mugi zanyishe. Ariko umuntu nk'urumogi agakora nk'uko nkora, kuki bo batarumwa ngo bakore ibikorwa byinshi, bagire ibikorwa byinshi tubibone, cyangwa nizo NGO. So njyewe kuba wambaza ngo urwango rwanjye nawe ngo rwaturutse he, my brother, njyewe ndi umuntu ukorana n'umuntu bishatse. Rero iyo unsabye akaboko nkakaguha, ejo nkabona urimo uransebya, ubwo sinakongera kuguha platform, kuko na nyuma yagiye ashaka ko dukora ibiganiro, agaca mu nshuti ze akazibwira Yago, abitwa hari buvuga amazina, akabwira Yago byagenze gute, ese Yago ntamukoze iki, ese Yago kuki tuta. So kubera ko byose namaze kubibona, iyo space murayizi ya hostinze n'uwo mugenzi we bakaza aho ngaho bakantaranga, bakavuga uburyo nateye inda, bakazana umukobwa nawe akavuga uko ngo byagenze, amajwi ngo bagashyiramo n'ibiki byo, ibyo byose murabizi. So ntago ibyo navuga ngo ni ahubwo we ibyo yankoreye cyangwa ibyo yagendaga akora inyuma nibyo ngira ngo byatumye ampunga aragenda, kuko njye ntago ndi umuntu, ntago nzi kubindyarya. So ntago nashoboye kubana rero n'umuntu umeze gutyo, cyangwa umuntu windyarya ushobora kuza akakubwira ibi, yagera hari akakubwira ibi. Ubwo yabaga aje mu kiganiro hari ibyo yambwiraga aho yabaga avuye. Ariko aba YouTubers YouTubers musangira content, musangira abatumirwa kabisa, mube tayari. Umuntu yarazaga akambwira ibya mugenzi wanjye Murungi Sabe, agera hari akambwira ibya Irene, kumbe wenda we yifitiye deal ze, wenda akambwira uburyo Irene atamvuga neza cyangwa se Sabe atamvuga neza, nkabyumva. Niba hari ibyo nge namubwiye nawe azabivugira aha ngaha, nkabyumva ngavuga bamvuga ibyo ngibyo banyanga bigezaho, ati rwose abantu Irene nta kuvuga neza, Sabe nta kuvuga neza, Yago ako bakuziza iki ko mba mbona uri umwana mwiza. Ayo nta magambo abatasubiramo hano ndabizi, ariko nibi nabaragiye abwira umuntu. We ntago wanshegeje ndabisubiramo. So Godfather, njyewe rero mwakoze space umwanya munini, abantu bari hano bumvishe byinshi. Njyewe ikintu navuga na n'uyu munsi nyihagazeho, ntabwo ndamenya impamvu uwo muntu ari we wavuye akavuga ko twamuvuze, akavuga ko twasebeje NGO ye cyangwa se foundation ye. So kugeza na n'uyu munsi n'aka kanya rero rwose reka tumuhe umwanya nawe atubwire ibye nkuko nanjye mvuze ibyanjye. Murakoze. Okay Bria, ijambo ni iryawe. Umva rero, njyewe usibye ko nandi ibintu byinshi byadanje, ibyo byose reka mpereye kuri uwo mwana mbanze kwiyama Yago mu bintu azajya avugamo, ntakazajya ashyiramo ibintu bijyanye n'abo bana. Uwo mwana ubu yujuje amezi 11, iyo atari mu rugo iwanjye aba ari kwa mama cyangwa se ari kwa nyirakuru, murerana na nyina w'imyaka 15. Mu rugo iwanjye aho nuye Kibagabaga, abantu baza kunsura uwo mwana baramubona, baramuzi. Abahangaha iyo atari ahangaha aba ari kumwe na nyina, by the way tubana na nyina, nahanga nyina n'umwana w'imyaka 15. baba mwaruno rugo rwanjye Kibagabaga. Iyo tutari kumwe baba bari kwa mama wanjye, iyo tutari kumwe baba bagiye gusura abantu bo muri famille. Uwo mwana arahari, n'uwo Yago yaje amusanga ahangaha. Ibyo avuga ubwo bugamba avuga ngo abo banyamakuru bambwiraga, na n'uyu munota n'abo banyamakuru nawe ubwe ubu ngubu tuvugana bavugana bangahe. Yarifashe yandikira abo banyamakuru ngo mureke tubaninge Brian nkuko twabaninze super manager. Abo banyamakuru baramukatira, nubwo bwose izo toroma zose ubona afite nizuko yababwiye ngo babaninge Brian, ariko akabona still ndi kugaruka mu biganiro. Ayo mafaranga Yago avuga, aba diaspora bamuhaga amafaranga azamereze, kandi yagombaga kuyamereza of course, kuko ntago yarayiwe. Bayamagaze kandi twagizeho nimero yawe. Shut the fuck up, ntago yarayawe. Nose bayamaga twagizeho nimero yawe, bagende barebe bigano ko tutashyiragaho nimero yawe. Bayamaga gutubuntu nawe ubwawe harabagucagaho ukamereza nimero yabo. Uringayi, hari umumama wigeze kunyohereza amafaranga, arambwira ati aya mafaranga uyahereze Yago, ambwira n'uburyo angenda kuyamugabanyamo, byari 200. Agabanya babana harimo abitabye Imana, babandi bagufi yakoreshaga. Nyahaye arambwira ngo nukumusuzugura, cyo yari afite ubufaranga bukimukirigita. Uri kumva? Arayanga, ndavuga urayanze, okay, ndayafata njyewe cyo koza mfatamo ayo mafaranga, mereza amabo ngabo niba harimo n'inyogoye, ntago mbyibuka neza. Wafashe message wandikira abanyamakuru ati Brian nimwebwe mu muhereza umurindi, nimwe mu umurindi wo kuvuga. Brian fata ibiganiro byawe wakoraga, views nyinshi wagiraga zari za DJ Brian.
izo message wazitanze hano kuri nta space se ribi byibuze nawe n'uyu munsi ibiganiro byaragucanze wigira mu ndirimbo udukubita imidirimbo ni wowe uziyumvira kuri bluetooth ku bw'amahirwe kasuweje karacyari mu mutwe yacu so amafaranga wazanaga ni amafaranga n'ubundi abadiaspora baguhaga njyewe ikintu nakubwiye yago shotora njye vuga njyewe impamvu kandi erekana n'abanza nagusubiza wavuze ngo ninkubwire impamvu navuze ko ari njyewe wavuze ni njyewe mu DJ twakoranye ibiganiro bijyanye na NGO na organisation kuri YouTube channel yawe na wundi mu DJ uriho mwigeze mukorana ikiganiro kijyanye n'ibintu bya NGO abo ba DJ Sony uri kuvuga okay mwakoranye ibiganiro ariko na biganiro by'abana byanga NGO mwigeze kuvuga kuko avuze yuko ari umu DJ uza wiriza waje kuririra mukamuha amafaranga abeshya ngafasha abana bro ngira ngo hari wenda ngira ngo twakoranaga ibiganiro twe tutarabona ibyangombwa so right now dufite ibyangombwa RGB yo tugize ikibazo niyo iduhana kubera yuko niyo tudiringa nayo ntabwo tuza kudiringa n'abanyamakuru okay uretse gato okay njyewe nza hano kuri space nirinze kuvuga navuze ngo ibintu biri deep ibyo njyewe wenda nzi cyangwa nawe nkuko yagiye kuri live akajyaho nababwiye ngo nanjye ngomba gukora live Instagram mwamanuka guhera mu bworo bw'ikirenge kugeza ku musatsi mama bure nyina ko sinamuheza ntose kutabivugiye aha kandi ariho hari n'abantu benshi babivugiye kubera iki wose unegeka kuvugira kuri platform nawe se wagiye kutajya se mama nawe kuri ya TV show umva listen to me yago yarafite campaign yo guhereza abahanzi 1 million bose barahanga kuri space barahari bamwe bananyandikiye njya kuza hanga abo bahanzi bose ntarinze kurondora amazina hari numwe bakivugana bose yabaga amafaranga mu rwego rwo kubiguraho kugira ngo bamwubahe ariko kandi nta muntu wazajya uragendera musi ibirenge by'umuntu umuntu agera ngo agashaka gukora ibye muri Suweje abahanzi bose watumiye ngo baze muri Suweje bose baraje cyangwa hajemo abihangana bo kuvuga ati reka dupfe kugenda kugira ngo tutagirana ibibazo na yago bifu zanjye nawe aho zatangiriye muri ibyo biganiro iyo content uvuze koko pe nk'uko ubivuze uko twari twarapanze kuyikorana ntitwigeze tuyikorana kuko ntitwari turi kuvugana nyikorera ahandi ikibazo cyongera kubaho Brenda mu gitondo wowe abantu muzaza kuri live ya Instagram yanjye nzabafatira ayo maviyeni na ya recordinze mu gitondo abo wabyutse uhamagara ngo Brian niba ari bukore ngo live ya ngo space ngo ndaza mvuga ibi nibi kuko wabivuze uri buvuge niko wabigenje iyo VN ndayifite na recording ku bushake bwanjye nubwo ari inshuti yanjye na recording ku bushake bwanjye ko nari nzi neza yuko nzayikenera none se Godfather rero yago listen to me njyewe nta kintu mpfa nawe kuko sinjye wa mugani wateye inda kubera iki kwirakwiriza amakuru y'uko ubona ateye inda se uri umuvugizi wari yago ni nkuko ase yago wacecetse Brian akavuga umunyamakuru nkuko nawe utumira umuntu mu kiganiro nawe utisiga yahageze Godfather tukiranga buriya uretse gato ndashaka kugira ngo dukiranga ibintu hano abantu message ziruzuye yago ndashaka kukirenga ngo 1 million uretse gato Brian yago ndashaka kukirenga kuri ibi bintu hanyuma noneho dufate n'abandi bantu so hano hari ibibazo biringiye kukubazaho hano Zekbi urana ko hari ndashaka kugira ngo karakantu kaveho igiho kuko muri guterana kabumbu umwe ati DNA yanze kuyikora nawe utiso ibyo ngibyo uraza kwa clearinga ariko hari ikindi kintu cyari kiri sensitive ki umwana gukorega muri Castor icyo gihuha niki ushobora kugira ikintu kivugaho kuki ubanze kucyita igihuha urumva Godfather no impamvu tukuvuga gutya no zibya yagiye mu mategeko turabizi ko ibivuga ndabyita igihuha ko nta makuru nta fact dufite yakomeza umva nkubwire sinzi wenda ikintu mwabivuze ibyo bintu ariko ndagira ngo nkubwire ko abanyarwanda bari hano barimo kumva ino space bamenye ko ibingiye kubabwira bivuye ku mutima bivuye kuri kabisa bamenye ko muri showbiz yacu mu byo tukora hano mu Kigali byo tubamo harimo abantu biremye amatsinda gahunda bafite niyo kuba batuka umuntu ku mbuga nkoranyambaga bagakoresha abantu runaka bavuga cyane nk'abo turi kumwe nabo hano bumva ngo batajya bavugwaho bumva ngo nibo bantu bavuga abandi nicyo kintu bazwiho nibo bantu bavuga abandi bo ntibajya bavugwaho nta nenge bagira nuramuka umuvuzeho urabupfuye barakwataka ari benshi cyane bakumerere nabi
hanyuma rero kuri ibyo ngibyo by'uwo mujene wari uvuze, ni umujene twiganye, twakuriye muri quartier zimwe abana, turigana primaire, turigana secondaire, twiga ku bigo bimwe. Actually he was my G for life kabisa, niwe muntu nari mfite muri ubu buzima bwa hano ku isi, navugaga ngo uyu muntu ni inshuti yanjye. So uwo mujene igihe cyarageze aza kundeba i Kigali, kuko ndabyibuka ko nari no mu mishinga yo kumukura hariya mu cyaro cya Tabagwe, nkaza nkamushingira business runaka. Umujene yaraje tubana nk'igihe kingana n'ukwezi amezi abiri gutyo, hanyuma ubushobozi bubonetse mushingira liquor store, kubera ko sinyeka ko umuntu mwakuranye muba mwarasangiye ubusa, iyo hari ukuntu bigenze neza, nicyo kintu nge numvaga nshyize imbere cyane, kuko he was my guy, nkuko nkubwira naramukundaga kandi still ndacyamukunda nubwo atakiri hano ku isi, ariko Imana imuri uko ridashira. Uwo mujene igihe cyarageze rero aza ubuzima, nibwo namushingiye liquor store, maze kuyimushingira nka nyuma y'ukwezi ebana yari yatangiye gukorera amafaranga kabisa afatika. Igihe kiragera bibaye ngombwa ko mbivuga bino bintu, numvaga nta kintu navuga, ariko reka mbivugeho. Igihe kiragera uwo mujene asubira mu cyaro kubijyanye n'ubutaka bwo mu rugo, ubutaka bw'iwabo, kuko mama we yari yaritabye Imana, ariko imitungo basa nkaho ari we bayeguriye, amasambu, inka ndetse n'amazu. So igihe cyari kigeze rero baramuhamagara, yanahamagawe na papa we by the way, aramubwira ati hano hari urubanza ruhari, ugomba kuza ugakurikirana iby'urubanza rw'ubutaka bwawe kugira ngo batazabukuriganya. Mujene agenda atyo, ariko agenda yaratangiye gukorera amafaranga, kuko urumva yari yatangiye kwinjiza, kandi liquor store hariho izina, kuko twe twarabivuganye, ndamubwira izitwe Top Shutter Liquor Store, kubera ko hari abantu bagomba kuza bakagura, wenda bagendeye kuko bumva ko ari iyanjye, ariko mu by'ukuri ntiyari iyanjye, yari iyo musore. Abantu twayiguranye nabo ndumva baraje muri ya space y'ubushize, bari hano babivuga, bavuga ukuntu namuhaye iyo liquor store nyine. So igihe cyarageze umujene asubira mu bijyanye n'urubanza rwa famille nyine ku bijyanye n'ubutaka. Agezeyo muri icyo gihe urumva yari wo umujene winywera ku gacupa sometimes, kubera amafaranga yari amaze kujya akora, kuko ndabyibuka ko twatandukanye avuye i Kigali agiye hariya mu cyaro nyine Tabagwe, twatandukanye ambwira ati ewana muri iki cyumweru nakoreye hafi miliyoni. Urumva yaratangiye kwinjiza amafaranga afatika, ariko kubera ko ari business ye ntabwo nagombaga kumwinjirira. Ndamubwira congratulations, bya biri mu biza nyine tubona ko arimo gutera imbere. Ubwo yagiye mu cyaro, nkeka ko yagiye nko mu cyaro afite nka 1,500,000 cyangwa 1,000,000 gutyo. Hanyuma ageze hariya niko kujya muri ibyo biboro by'imanza icyumweru cya mbere. Ku cyumweru cya kabiri aza kujya mu gace hari iwacu za Tabagwe, ajya mu gace ahantu kwinywera y'agacupa nyine n'abashuti be n'abantu twiganye nabo muri primaire aho ngaho za Tabagwe. Nagezeyo niko gushyiramo agacupa, abajene babona nyine hari ukuntu afite akantu. Hanyuma nyuma atashye avuye aho ngaho baramukurikira kuko n'iperereza ryakozwe, hari abafunzwe, nkuko sinzi ukuntu abo wenda babisobanuye, ariko kuko nyine baba badafite n'amakuru bagomba guhimba ibyabo. Ubwo ngubwo umujene baramukurikiye, bamufatira ahantu ku mazi, ahantu gutya iyo za Tabagwe nyine, ebana baramwica, bamukubita ibintu by'inyundo, baramukubita ebana, amafaranga barayamwambura, telefone babamujugunye mu mazi gutyo. Urumva abantu bo mu cyaro bifitiye ubukene, kuko ubona ufite wenda niyo byaba ari n'ibihumbi 500 ebana aba ari amafaranga menshi. Abantu bo mu cyaro bo barabizi tu, niyo byaba ari ibihumbi 100 aba ari amafaranga menshi. So kuko ubona amafaranga arenze wenda nka miliyoni cyangwa se ibihumbi 800 magana ngahe, kuri bo bumvaga ari nka deal ikomeye. So yari yabasengereye, banasindanye, binywereye agacupa, mu gutaha bamugirira nabi, bimuviramo no gupfa. Urabyumva, kuko iperereza ryarakozwe, abantu bazi iyo nkuru, iperereza ryarakozwe mu karere ka Nyagatare, hari n'abafunzwe bagera muri 10 muri icyo gihe, barafungwa batabwa muri yombi. Ubwo umurambo we bawuzanaga hano i Kigali kuwukorera autopsy. Icyo gihe rero urumva abo bantu bagomba gusebya umuntu baba bagomba kuzana impamvu zabo bwite runaka. Nyuma nibwo baje kumenya ko yapfuye, ko bari bamunziho, twaragendanaga ahantu nabaga ndi kumwe nawe, kuko he was my guy, naramukundaga kandi n'uyu munsi ndabivuga ko nkimukunda. So ubwo navuganye na papa we, ndamaze se byagenze gute uyu muntu, byagenze gute? Arambwira ati yagiye kuwa 5 kugeza n'ubu ntituramubona. Ubwo hari kuwa kangahe, hari ngira ngo kuwa 6, kuko umurambo we wabonetse ku cyumweru bamujugunye mu mazi. Ubwo ibyo byose byabereye Tabagwe, nge ndi i Kigali ndimo ndashabika, ndimo ndiruka ndashakisha. Ubwo umujene abagiye atyo, abatashya atyo, kuko ndabyibuka navuganye na papa we, arambwira ati babonye umurambo we bawujyanye mu bitaro, bagiye gupima kureba kumenya abamwishe n'icyo bamuzije.
gusa amakuru yavaga aho ngaho bamwe bavugaga ko ari mukase kubera ko yararimo aburana ubwo butaka amasambu ibiki, abandi baravuga bati buriya ni mukase wamuguriye abantu kugira ngo bamwice, abandi baravuga ati nayo mafaranga yari afite yatumye bamwica. Ariko abantu b'i Kigali batazi amakuru, batazi umuryango we, batazi uburyo umuryango w'iwabo banye n'uw'iwacu, bo bahise bavuga ngo Yago yatambye umusore babanaga, ngo yamutambye. Umva ukuntu aba bantu banagera ku marangamutima akomeye. Wowe ufite igikomere cy'uko wapfushije umuntu, ariko bo bahita bavuga ngo reka duhimbe, reka tuvuge ko ari we wamutambye, dore ko yinjiye no mu muziki, arashaka ubusitari, arashaka kwamamara, so yatambye inshuti ye. Ndagira ngo kino kintu cyumve neza Godfather, niyo mpamvu nitonze nkavuga reka mbibasobanurire neza. So nanjye nabyumvise uko numva ndavuga kumbe hari abantu turi kumwe nitaga inshuti zanjye tugendana bafatanyije n'igikomere cy'uko nabuze umuvandimwe, banagerekaho ko ari njye wamutambye. Imagine, ndavuga wow, aba bantu rero nkwiye kubagendera kure. So babikuza gutyo kugeza n'uyu munsi biri mu bintu ngo bashyira imbere cyane. Ubundi bavuga ibintu bitatu: bavuga abagore nateye inda, bakavuga ibiyobyabwenge, bakavuga n'uwo mujene witahiye ngo ni njye wamutambye kugira ngo mbone ubwamamare. Kuri icyo kibazo rumbaje rero Godfather nicyo nasubiza, kuko na nyuma abafunzwe hari abarekuwe, ariko hari abakiriyo. I think so ko hari abakiriyo. So bo bavuga ko ari njye wamutambye. Iyo nza kuba naramutambye rero ngira ngo nanjye mba mfunzwe. I know. So mbere yuko mpeza Jihad ijambo, ariko hano sinzi nawe wabonye ko baby mama wawe cyangwa Brenda turi kumwe, uze kwihangana nawe twumve verisiyo ye. Ariko tukiri aho ngaho wakomeje kuvuga ngo abo bantu ni timu, ni umuntu umwe, ni bande? Niba ntacyo bitwaye, niba turanga kugira ngo mu by'ukuri abanyarwanda bamenye ukuri, wakomeje kuvuga ngo abanyarwanda badukurikiye hano, niba umuntu avuga ngo hari itsinda cyangwa hari abantu bameze gutya na gutya, ukabona abantu bahise bahaguruka basaze, wagira ngo bateye akabuye mu nzu kindaki. Musazi ni wo. Yeah, so Godfather umva Godfather nta muntu waje gufata Yago mu kibuno hano. Uyu mukobwa ngo ni Zekbi yaje hano aravuga ngo Yago yanakweretse cyane kumuha ijambo. Brian ngiye kumuha ijambo, ariko se wakwihanganye Godfather. Brian ihangane gato. Izo chati bazizanye hano Yago ari muri vugira ngo kugira ngo yemere gufata inshingano bagomba kujya Brian uretse gato turabafite bombe bari Godfather. Godfather oui, so abo bantu uretse gato Godfather ariko ngiye kutanyumva. Ndakumva ngewe urabyibuka ko umbwira ngo nze kuri space, nakubwiye ko agatelefone kanjye karimo umuriro muke. Ubu ndamutse izimye mwahita muvuga ngo ndahunze, mbaye mbiseguyeho. Telefone nizima nimugire ngo ndahunze nkuko mushaka kubikeka. Telefone nyirimo umuriro muke. Godfather yamamagaye inbox ya WhatsApp mubwira ko harimo umuriro muke. Nabikubwiye Godfather, right? Wabimbwiye. Reka twumve kezi. Okay, reka ducunguze uburyo mwete. So twihute kugira ngo dukoreshe byibuze ibindi tubivuga. Reka mfite abantu babiri rega, abandi turaza kubafata nyuma. Zekbi hano ejo Yago ati bantu banyarwanda ikiriho no gukora DNA ni garagaza ko uwo mwana ari uwanjye, nzasaba abanyarwanda imbabazi, ariko nimusaba umwana atari uwanjye nanjye muzansaba imbabazi. Uti gahunda niyo gukora DNA, ariko umukobwa hari bitaragenda neza kugira ngo dukore DNA. Umukobwa ati Yago yanze ko dukora DNA ngo cyakire umwana ibyangombwa. Zekbi nguyu Yago turi kumwe, ijambo ni ryawe. Arakarimbo baremba ngo swing ibi simbikorwa nibis. Yago papa sava big man Abrim Godfather. Oui. Yago wibuka yuko dukora swing twari turi kumwe cyari warabyibagiwe? Muteze amatwi, twaguteze amatwi kugira ngo tukumve. Brenda twagiye nyaruka tujye ku kibazo cya DNA kuko nicyo goya Godfather rindi rumuse ni mosmos. Yago wibuka network Brenda mwihangane tugere tugende Yago telefone icomeke ntabwo nibagirwa charger mu modoka uri gucika urambwira ngo nze nyifatire. Wacitse ongera utangire ariko rero nanjye ntabwo
undi agomba kuvuga undi akamuvugiramo iki se ni iki Yago kuvugira mu ihangane bandi gato. Yago mute your mic ndagusabye. Mutinga mic ijambo ni rya Brenda. bantu wisetse Twagiye Brenda. Brenda. Oui. Komeza ndakumva. Yago, I'm sorry for this, but I don't give a fuck. I don't give a fuck at all. Yago, tujya gukora swing. Twahuriye, ujye gukora swing. Twahuriye kuri the main yawe iranagutwika iragutwika aho ngaho wicaye. Nibagirwa charger yanjye uwo musore uri kumwe nande fata ku mavuta. I'm sorry ko nta numwe uzi story. Fata ku mavuta aragenda nsigarana nawe na Serge mu modoka ya buri kunywa iki Jihad Brian mwubahwe urumogi rwawe. I'm sorry for that. Ntago nzi kubikibanga kubera ubugoryi umaze misurimo uri kunywa urumogi rwawe. Hanyuma utahana charger yanjye ndakubwira ngo my bro I really need my charger nari nzi yuko nayisize muri studio ariko nibagiwe mu modoka yawe. Urambwira ngo uzi wifate. Thanks God ko niyohereje Godfather is screenshot. Urambwira ngo nze nifate. Hanyuma nje kwifata harya ko naje kwirongoza amapapa warakoze kundongora neza amapapa nabonye umwana ugusimbura. Urumva? She's loving, she's adorable, she's my one and only. Ziba bro. Ziba papa. Asa wewe mutinze papa. Umva ya no. Wazibye nkabanza ngaguhenera ukareka ubugori turimo. Zekbi twumvikane. Ntabwo Zekbi. Godfather. No buretse gato Yago. Yago, checheka. Zekbi ntabwo ari uko nkora iwanjye. Urimo kumva reka ko ntabwo waje gutukana hano nikankubaza ibibazo nsubize. Muri cyo kuza ibintu by'ubwana hano. Zekbi ikibazo cya DNA kimeze gite? Kuki udakoresha DNA? Wowe uturahanga tuko n'umuntu urimo kumutuka. Ikibazo cya DNA ni ikihe? Wae kuki gutuka umuntu subiza fungura mic yawe. Ikibazo muri ibi bintu turahangaha uravuga ku kibazo ari cya DNA urimo kumutuka. Ikibazo cya DNA ni ikihe? Nyuma y'asaga zose tuze musezera hasi nkusaba DNA nkusaba imbabazi ndakwiseguraho. Kubivuza giye. Ndakubwira ngo ndakwisegura. Uraje ariko ndakwisegura ndagusaba yagiye